SOTA, Cooperative Society of Tanzania na Cooperative Society of Nigeria. Twamaze kugirana amasezerano yuko ibihangano by'abahanzi b'abanyatanzania byakoreshejwe hano tutaya tubinyuza muri Sizako bo tuzaba tuhita tuyahana direct hagati yacu, nabyo biremewe. Noneho uyu munsi ikindi cyongeyeho nkuko turi societe ireberera abanditsi, abanyabugeni, abakora amasinema n'abanyamuzika, kubera ko hari ikibazo cy'uko abanyamuzika ari bibihangano byabo biri gukoreshwa cyane kandi bikononwa. Twabanje uyu mwaka guhera ku bihangano bya muzika cyane, noneho ko imyaka izagenda tuzagenda twinjira muri sinema, nyuma twinjire no kubanditsi b'ibitabo, igihe hari igitabo cy'umuntu abantu bakopiye batubuye se, byose tugende tubireba. Murakoze cyane. Kugera uyu munsi societe itangira ntago hariho inama y'igihugu y'abahanzi, ariko uyu munsi inama y'igihugu y'abahanzi irahari. Ngira ngo ibiganiro byaratangiye hagati yacu nabo tuyifashijwemo n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ifite inama y'igihugu y'abahanzi mu nshingano. Imikoranire ni myiza, ngira ngo hano turi muri Expo hari na bamwe mu baperezida b'amafederasiyo bari barimo bashaka kwandikisha ibihangano byabo, batubwira ko bazadusanga kuri ofisi, kandi ngira ngo nkuko mwabyumvise kugera uyu munsi n'abahanzi barabyishimira. Murakoze cyane rwose. Kwitabirira imurikagurisha nkatwe nka societe nyarwanda y'abahanzi byaradufashije cyane, kuko byatumye tureba urwego societe yacu igezeho imenyekana mu banyarwanda muri rusange. Kuko hano twagiye tubona abantu benshi tutatekerezaga bamaze kumenya ko societe hari abanyamategeko, abarimo mu makaminuza, abahanzi bamwe bataraza kwiyandikisha, ugasanga barabizi ko iyo societe iriho bakabyishimira. Ikindi kigeretseho, abantu bose baduhaye ibitekerezo muri no kayi mureba bagiye bagaragaza yuko bishimiye iyi serivisi nshyashya ijeho, kuko bagiye batubwira ko ibihangano by'abahanzi byaragiye birenganywa, banagaragaza ko abahanzi bakoraga ibihangano ntibagire ikintu bungukiraho. Bagiye batukwereka ukuntu nk'uyu munsi muri Amerika Michael Jackson umuryango we uracyatunzwe n'ibihangano iwe yakoze ataritaba Imana, ariko uyu munsi barimo bamugereranya n'umuhanzi w'umunyarwanda uherutse kwitaba Imana. Yenda kugira ngo tugire ikindi tumuvuga, ariko abantu benshi barabimenye ko yitabye Imana, nk'umuhanzi nka Mwite nawe Auguste. Muramuzi ukuntu mu ndirimbo za Karahanyuze yamenyekanye cyane, agakundwa, ibihangano bye bigakoreshwa. Ngira ngo n'uyu munsi mu ndirimbo za Karahanyuze cyangwa se muri Burakeye ntago hashira icyumweru indirimbo yidaciye kuri radio imwe muzikorera hano mu Rwanda. Ariko umuryango we nta kintu uyu munsi ubasha kubona kivuye mu ikoreshwa ry'ibihangano bye, kandi iri tegeko rivuga ko uburenganzira bw'umuhanzi bukomeza kumubyarira inyungu cyangwa se akomeza kukigiraho uburenganzira mu myaka 50 yitabye Imana. Bivuga ko muri ya myaka 50 abamukomokaho cyangwa se abazungura be bakagombye kuba barimo babona inyungu zivuye ku bihangano bye. Kugera uyu munsi mu Rwanda ntibyari bihari, ariko niho turi gushaka kwerekeza, kandi twizera yuko bizagerwaho, kuko u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko. Nubwo wenda hagiye habaho imbogamizi zitandukanye, hakaba abantu batabyumva, ariko ngira ngo murabizi ibintu bishyashya byose bisaba kubanza kubyumvisha abantu. Kwandikisha ubutaka abantu byarabagoye kubyumva, ariko uyu munsi birakorwa neza. Hari n'izindi serivisi zagiye ziza abantu ntibazumva, ariko nyuma bagasanga ari na nziza cyane. Dutekereza ko n'uyu munsi uku kurengera ibihangano by'abahanzi nibimara kumara iminsi bikamenyekana, bakabona inyungu babigiramo, ntekereza ko bazabikunda cyane, ahubwo twiteguye kuzabona ubusabe bwinshi bw'abantu n'abahanzi n'abandi batandukanye barimo baduha ibitekerezo bindi byongera. Kuko ariho batubwira ati nk'ubu societe zandi zigira ibyegeranyo by'imanza zagiye zigira icyo zivuga ku burenganzira bw'umuhanzi, ariko mu Rwanda ngo biragoye ko wazibona.
kuko n'urwego rwa Minisiteri y'Ubutabera rukora ibyegeranyo ku by'imanza ntago imanza zo mu kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge bazitaho kugera uyu munsi. Hari izizwa ariko ntago wapfa kurubona byoroshye, ku buryo rero ibitekerezo by'abantu hano biracyaza. Iyi expo ahubwo kuba yaraje yaradufashije cyane, ahubwo turashimira abantu bayiteguye n'ababigizemo uruhare bose kugira ngo tubashe kuba turi hano natwe twitabira iri murikagurisha. Murakoze. Yewe nitwa Nambajimana avuga y'abagabo Prosper, nkaba mpagarariye Federasiyo ya Filime mu Rwanda, akaba ari njye nyine uhagarariye ino standi ya Federasiyo. Federasiyo ya Filime mu Rwanda rero ifite intego yo kuzamura urwego rwa filime mu Rwanda rukazamuka mu ntera, noneho rukagera ku buryo urwo rwego rufasha abarurimo kugera ku iterambere. Federasiyo rero ikaba nka federasiyo nk'uko ari federasiyo nyine, ikaba ifite ama unions 6. Ikaba hari union y'abanditsi. Union ni ukuvuga ngo ni urugaga rw'abantu bahuje umwuga bibumbiye hamwe. Ubwo rero hari urugaga rw'abanditsi, urugaga rw'abayobora filime, abashaka amafaranga ya filime abo twita aba producers, hakaba hari abo twita technicians cyangwa se aba operating, abakoresha ibikoresho bikoreshwa muri filime, yaba za kamera, amatara, sound, nibo bose hamwe twashyize bakitwa technicians cyangwa se operators. Hakaba noneho n'urugaga abakinnyi ba filime cyangwa se actors cyangwa se acteur mu gifaransa. Hakaba noneho n'urundi rugaga abakora distribution cyangwa se distributors. Izo nizo unions cyangwa ingaga zigize Federasiyo ya Filime mu Rwanda. Icyambere nuko hari nkuko muri filime bizwi, mu ruganda rwa filime bizwi, haba hari ama opportunities cyangwa amahirwe agenda aboneka, haba ku mahugurwa, haba se ku mafond cyangwa se funds zigenda ziboneka zishobora kwifashishwa mu gukora filime. Uri mu rugaga rero ibyo bintu abibona byoroshye. Ikindi nuko kubona uburenganzira bwo kuba wagira ikintu ukora, haba ari nko gukora filime yawe cyangwa iki. Iyo uri mu rugaga cyangwa se muri federasiyo birakorohera kuba wabona ibyangombwa. Ikindi kandi hari amahirwe menshi cyane agenda atangwa akagera ku bantu bari mu rugaga. Mu kuza ni ko federasiyo iri munsi ya rarikese cyangwa inteko y'ururimi n'umuco, kandi noneho bakaba bafite muri gahunda yo kugira ngo batume izo ngaga se cyangwa se izo federasiyo nazo zinjira mu bikorwa cyangwa se zishyira mu bikorwa ibitekerezo baba bafite.
mu kuza rero muri ntuza cyari igitekerezo cyo gufasha izo federasiyo nyine kugira ngo zibashe kugaragara zimenyekane ko ziriho, abatari bazizi bazimenye, noneho n'abazizi babashe kuzigana batangire kuzifashisha. Yari iyo gahunda. Noneho inyungu nyine nuko abantu bazaza muri expo, kubera ko expo nkuko bizwi yitabirwa n'abantu benshi cyane baturutse mu gihugu hirya no hino ndetse n'abaturutse hanze yacyo, bazabasha kumenya ko hariho urugaga rwa filime mu Rwanda, ko filime mu Rwanda nk'uruganda ihari kandi ko iri gutera imbere. Ikindi hari amakuru tugenda dutanga duha abantu batwita badusanga, amakuru nyine arebana n'uburyo filime zikorwa mu Rwanda, dukangurira n'abantu. Hari nk'abantu bavuga batese nkanjye ko nshaka kujya muri filime, ko nshaka gukina filime, ese ko ndi umwanditsi ngo mfite impano. Donc tugenda tubakangurira tukababwira ati nimuze mudusange tubasobanurire, tukabasobanurira ukuntu bigenda, gahunda uko ibimeze. Nimba ushaka kujya muri filime hari ibyo ugenda ukurikiza, noneho akabasha kugenda yasobanukiwe. Ikindi nuko nk'abo twita stakeholders cyangwa se abafatanyabikorwa nabo hari abagenda baza noneho bakabona ese burya namwe murahari, ku buryo noneho kuba badufasha mu bikorwa bimwe na bimwe bizatworera kuko babonye ko hari ibikorwa turi kugenda tugaragaza byuko filimi ihari. Kandi noneho hari n'abandi tugenda dushaka ku ruhande tubakangurira kuba baza kudufasha mu bikorwa byacu, nk'abafite amafaranga, investors, tukaba twabakangurira kuza gushora muri filime. Hari abantu bari interested cyangwa se bakunze ibintu byo kujya muri filime, bakaba wenda bafite ubushobozi bwo kuba bakora filime ariko bakaba batazi uburyo babigenza, bakaba nta batekinisiye cyangwa abantu abanyamwuga ba filime bahari, bakaba baza nabo tukabafasha, tukabarangira abanyamwuga, cyane cyane ko natwe barimo hano tugiye turimo. Abo bose rero bigenda bidufasha ko uruganda rugiye kuba rwakora koko rwaba fonctionnaire nyuma yo kuza muri exposition, ko tuzahura n'abantu benshi batandukanye, noneho ku buryo ibikorwa tuzagura ibikorwa bikaguka. Noneho n'ikibazo twari dufite wenda cyo kubona ubushobozi, tukaba twizera ko ubushobozi buzagenda buboneka nyuma y'uko ibikorwa tugenda tugaragaza ko duhari, tunagaragaza bimwe mu bikorwa turi kugenda dukora. Mugaba Jonathan aba ni umukozi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, ishami ry'umuco. Akaba ari ngiye uhagarariye iyi stande y'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco muri iri murikagurisha ribera hano i Gikondo. Inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ni ikigo cya leta gishamikiye kuri Minisiteri ya Siporo n'Umuco, gifite mu nshingano zacyo kurengera no guteza imbere ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'umuco w'u Rwanda. Iyo tuvuze umuco ubwo hanazamo umurage ndangamateka n'ibijyanye nawo. Icyo kigo rero gifite inshingano nyinshi ariko zihurira muri ibyo bintu bitatu bituma twese tudatakaza umuco n'ururimi bituranga. Inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco rero ntibyari bisanzwe ko abanyarwanda bayibona muri iri murikagurisha. Ni ubwa mbere yakwitabira, yasobanura, yageza ku banyarwanda ibyo ikora. Ibyo bikaba bigamije kurushaho kumenyekanisha urwo rwego no kurushaho gukundisha abanyarwanda urwo rugo rwabo, rubafasha kurinda, rubafasha guteza imbere umuco ubaranga, dore ko bo inteko yonyine ubwayo idashobora kugera ku ntego zayo itabifashijwemo namwe abanyarwanda, namwe abaturarwanda. Intego rero nyamukuru zatumye inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yitabira iri murikagurisha nuko mbere na mbere hari ubushakashatsi bunyuranye inteko nyarwanda ikora ku rurimi rw'ikinyarwanda, ku muco ndangagaciro ndetse no ku murage ndangamateka, nk'ubushakashatsi ikora ku hantu hatandukanye ndangamateka. Izo nyandiko zose twarazizanye aha kandi twifuza ko zigera ku banyarwanda
baba binyuriye mu busomyi. Hari isomero dufite aho inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ikorera i Remera ku Gisimenti, tukaba twifuza ko abanyarwanda bahasura bagasoma izo nyandiko twakoze ndetse n'izindi nyandiko zivuga ku muco, ku rurimi no ku mateka. Iyo ni imwe mu mpamvu zatumye inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ibegera kugira ngo mumenye ibyo ikora, mumenye ibijyanye n'umuco n'ururimi. Impamvu ya kabiri yatumye inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yitabira imurikagurisha nuko mu nshingano inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ifite harimo guteza imbere ibikorwa by'ubuhanzi. Ibikorwa by'ubuhanzi, ubwo iyo tuvuze ibikorwa by'ubuhanzi tuba tuvuze n'abahanzi. Inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco rero yahurije abahanzi mu byiciro bitandukanye mu ngaga cyangwa ibyo bita federation zinyuranye, federasiyo y'abanditsi, federasiyo ya muzika, federasiyo ya sinema mu Rwanda, federasiyo y'ubwiza yitwa Berwa Rwanda, ndetse na federasiyo y'ubugeni n'ubukorikori. Zose zikaba zihuza abahanzi muri izo ngeri zinyuranye. Ubwo rero inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yasanze bumwe mu buryo bwo kumenyekanisha izo ngaga n'ibyo zikora, ibyo zagezeho n'ibyo ziteganya, ari ukuzitumira zikaza muri iri murikagurisha kugira ngo abanyarwanda banyuranye batazizi n'abaziziho amakuru make bazisure, basobanurirwe ibyo zikora, ibikorwa byazo, ndetse n'abahanzi batari bazi ko zihari bazimenye, bazijyemo, dore ko ariyo gahunda leta y'u Rwanda ifite yo guhuriza hamwe abahanzi bagakorera hamwe kugira ngo iterambere ry'ubuhanzi ryihute, ari naryo terambere ry'igihugu cyacu. Ubwo rero federasiyo zinyuranye, izo ngaga zifite standi hano kandi abanyarwanda barazisuye, hari inyungu nyinshi baboneyemo, baramenyekanye, kandi n'abanyarwanda bishimiye ko abahanzi batagikora buri umwe ku giti cye yirebera inyungu ze, ahubwo bahurijwe hamwe ku bw'inyungu z'ubuhanzi bukorera mu bunyamwuga kandi burengera umuco w'u Rwanda. Twifuza ko no mu bindi bikorwa bihuza abanyarwanda benshi twajya tuhagera mu rwego rwo kumenyekanisha ibikorwa by'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, kumva icyo abanyarwanda bumva twanoza, twakwibandaho, dore ko umuco ari uwabo, ururimi ari urwabo. Tunifuza kandi ko abahanzi bazakomeza kwitabira ibikorwa bihuza abanyarwanda no kurushaho kumenywa no kwimenyekanisha. Tukaba dushishikariza buri munyarwanda kugira uruhare mu guteza imbere umuco, kuwurengera, guteza imbere ururimi rw'ikinyarwanda mu kururengera, no kurushaho kumenya amateka yaranze abanyarwanda, dore ko ngutazi yava atamenya n'iyo ajya. Tukaba tubashimiye, murakoze. Nari nakurangariye reka. Nitwa Mama Africa, mpagarariye Beauty and Fashion Federation, ni Berwa Rwanda Federation, ni federation igizwe na union y'abadozi, y'aba fashion designers, y'aba beauty makers, bari abafite amasalon bakora za makeup, y'abakora ibijyanye n'impu, ibikomoka ku mpu, n'iy'aba models bagenda berekana imideri mu ntambuko. Intego y'iyi federasiyo ni ukwimakaza, twararebye nk'abanyarwanda dusanga hari ukuntu mu Rwanda ikintu cyitwa fashion, imideri, ntago barakimenya, nta nubwo bagiha agaciro, kandi dusanga u Rwanda rutatswe n'ibyiza byinshi byafasha muri fashion, nyine igihugu kikamenyekana kubera fashion, ariko kubera ukuntu tutazi kubiha agaciro no kubidevelopa, nibyo bituma n'ubu ngubu donc fashion itagaragara mu Rwanda, kandi hari ahantu yo kagombye kugeza igihugu igafasha
kandi tuza gusanga hari n'abandi abantu benshi bafite impano bari muri izo domaine zose nagiye mbabwira, ari abashushanya imideri, ari abayigaragaza mu ntambuko, ari aba beauty makers, bataragera ku yindi level, batinjiza cyane kubera ko ntibaramenya ukuntu bakora ibintu byabo ku murongo, cyangwa se ntibafite abantu babarengera. Izo zose nizo but za federation yacu, kuba twabarengera, kuba twadevelopa amatalenti bafite akavamo ikintu kizima kikabagirira umumaro, kikaba n'umumaro ku gihugu. Uyirimo aramenyekana, twe tumufasha kumenyekana, tukaba wamenyekana, tukamufasha. Dufite n'abantu inzobere muri izo domaine, bakaba bamufasha kudevelopa iyo talent ye, kandi ukamenyekana mu rwego rw'igihugu. Ni byiza kuba umuntu abaye ahantu azwi mu cyakora akaba azwi. Niyo mpamvu nk'abanyarwanda baduha ID kugira ngo tugire ikikuranga. Rero mu gihe uri muri iyo domaine, federation niyo ikuranga. Uri muri federation niho bimenyekana ko uzwi. nka federation mwaje mu imurikagurisha mute se inyungu mubona ko mwaritabiriye imurikagurisha n'izi? Inyungu turazibona parce que nko muri iyi stand harimo amaproduit y'abantu batandukanye bari muri federation bakora ibintu bitandukanye. Inyungu ya mbere ni amafaranga, turabona abakiriya kandi barabyishimira. Donc abandi birabatungura, baba batekereza ko ari iby'abanyamahanga, ukamubwira ko ari made in Rwanda ukabona ntabwo ari kubyumva, parce que bamenye ko abanyamahanga icyo kintu aribo bakora ibintu byiza kuturenza. Donc ugasanga biramutangaje, oh wow, mu Rwanda hari umuntu ushoboye gukora ibintu nk'ibi, donc bikabatangaza. Iyindi nyungu twabonye ni uko twagiye tumenya abari muri izo, baba ari aba fashion designers, baba ari aba models, baba ari aba beauty makers, bose twagiye tubabona. Donc batari bazi ko federation ibaho, bari babayeho bakora mu buryo buri hard n'iki, ugasanga hari ahantu bagera bakanananizwa, ariko kubera ko batazi ko federation ibaho, noneho bahise babimenya. Iyo ni indi avantage. Kandi tukaba dushimira Minispoc na RARC ko badutekerejeho. Ni pani ni intambwe nini. Enfin kera ntibyabagaho, bumvaga ko umuntu uri muri fashion ari ikirara cyangwa so. Kuba rero igihugu gisigaye kidutekerezaho gutyo bakaduha agaciro, ni byiza cyane, bizatuma tunagera no ku yindi level. Abanyarwanda nababwira kwitabira kugura made in Rwanda, kugura ibyakorewe. Ni byiza kwambara Gucci, Versace, ariko nonko ugomba za Gucci zande kugira ngo zitere imbere. Ni abantu biwabo batangiye kubateza imbere, so natwe batadufashe nyine, donc batadufashije ngo bakunde ibyacu bajye babigura babiha agaciro, natwe ntabwo twagera kuri iriya level. Kandi ntabwo ari ukuvuga ko bafite ubuhanga burenze kuturenza, urumva nuko bafitemo ancienneté, bafitemo uburambe, barabikoze cyane. Natwe dushobora kubikora. Deja reba tumaze igihe gito ariko turakora ibintu byiza. So niba dusutena bakagura ibyo twakoze made in Rwanda, bakabikunda, bagashikariza n'abandi kuba babikonsoma bakabigura, ubwo fashion izagira agaciro. Abakiriya bavuga ko ibintu bikorerwa mu Rwanda bihenze cyane, ariyo mbogamizi yo kutabigura. Ni impamvu mubona bihenda? Impamvu bihenda nuko turabikora yego, ariko ama materials
ibyo twifashisha ibikoresho n'iki tubivana hanze kandi tukabisorera n'abatekinishani ni ibintu byinshi bisaba ugasanga bihagaze mu mafaranga menshi biri kuduhenda so twasabaga leta ko donc badufasha nk'abanyarwanda bakareba ukuntu wenda sinavuga ngo badukurireho imisoro kubera ko somehow twaba tubaye egoiste n'igihugu cyahomba ariko batugabanyirize nk'abanyarwanda kugira ngo tubashe kwinjiza izo materials zo gukora designs zacu bitatugoye kugira ngo natwe tube twagabanya igiciro umuntu yiyumve ko made in Rwanda ayiguze make kandi ari nziza kurenza iby'abanyamahanga. Murakoze cyane namwe.
My mother died many years ago. She didn't talk about my story, and I can see how much I'm lonely. Tell me to help, cause it's all that I need. I wanna respect every person I see. Love is coming home, I need to see the future. Whatever I do, however I wanna touch my destiny. Whatever I do, I wanna touch my destiny. Whatever I do, however I walk, I wanna touch my destiny. Whatever I do, I walk, I wanna touch my destiny. My destiny. Whatever it is, my destiny. My destiny. I will reach my destiny. My destiny. Whatever it is, my destiny. My destiny. I will reach my destiny. Whoever you are, wherever you're from, I hope you can be my brother. I hope you can be my sister. Every old man I see on the street, I wish he was my father. My story told me to love everyone, and I know, yes I know, you will help me to touch my destiny. I don't care what people say, I just follow my way, and I know, yes I know, you will help me to touch my destiny. You'll see there is so much that we don't understand, and the only thing we know is things don't always go the way we plan. I own a home on a